Ishuri ryigisha imyuga n'ubumenyingiro Unique Academy riherereye mu karere ka Muhanga ryahagaritswe kubera kutuzuza ibisabwa. Abanyeshuri baryigagamo basabwa gushaka aho bakomereza amasomo. Abanyeshuri bo mu kigo cya Unique Academy bagaragaje ko batishimiye ifungwa ry'ikigo bigagamo kubera ko bagiye guhura n'igihombo. Iki cyemezo cyashyizwe mu bikorwa nyuma y'inshuro ebyiri ubuyobozi bwa Unique Academy bugaragarijwe ko nta bushobozi bwo kwigisha imyuga ngiro ishuri rifite, rigasabwa kugira ibyo ribanza kuzuza. Ishuri Unique Academy ryafunzwe nyuma y'uruzinduko umunyababanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro Olivier Rwamukwaya aheruka kwagirira ku ya 4 Gashyantare 2018 areba imiterere yaryo. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukagatana Fortune yamenyesheje abarezi n'abagize inama y'ababyeyi ko bagomba gucyura abana bakanabashakira aho bakomereza amasomo. Aganira n'igihe garagaje ko ishuri ryahagaritswe na Minisitiri kubera ko ritujuje ibisabwa ndetse rikaba ryaranze nkana ku mwanzuro ryahawe ku wa 8 Ugushyingo ubabuza gukomeza amasomo mu gihe hagikorwa ubugenzuzi ngo bahabwe ibyangombwa byuzuye. Abanyeshuri ntibishimiye ko icyemezo cyo gusubizwa mu muryango cyafashwe mu gihe hari n'abitegura ibizamini bya leta mu gihe kiri imbere, bityo ngo ntibakwiye kuryozwa amakosa y'ishuri. Basabye ubuyobozi ko bwabafasha kubona uburyo bakwiga mu bigo bifite ubushobozi bukenewe kuko bigoye kubona ishuri wifuza mu gihembwe hagati. Abanyeshuri batangiye gutakwa gatatu w'iki cyumweru. Abataha kure bafashijwe kugera mu miryango yabo ngo bashakirwaho basubukurira amasomo, abandi basabwa guhabwa amafaranga y'urugendo.